Nyakubahwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mukaba n'umushyitsi mukuru, banyakubahwa Minisitiri, banyakubahwa mugize inteko ishinga amategeko imitwe yombi, bamanyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda, Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, nyakubahwa Meya w'Umujyi wa Kigali, nyakubahwa muyobozi w'Akarere ka Kicukiro, banyacyubahiro mwese muteraniye aha, babyeyi bavandimwe mwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, namwe nshuti mwaje kwifatanya natwe, umuryango Ibuka ubanje kubakomeza mwese, by'umwihariko mwebwe mwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, mwaje kwibuka ababyeyi, abana, abavandimwe n'abandi mufitanye isano basaga ibihumbi 105 baruhukiye muri uru rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro. Nk'uko mwabyumvise mu butumwa butandukanye bwabanje, uru rwibutso ruruhukiyemo inzirakarengane z'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi baturutse ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko rurimo imibiri y'Abatutsi bagera ku 3,000 biciwe aha turi ku musozi wa Nyanza ya Kicukiro kuri iyi tariki, ndetse no mu masaha nk'aya ngaya umunsi ku munsi, ubu hashize imyaka 32. Icyo gihe aha turi hacuraga imiborogo, impinja zari mu mugongo, abana, abasore, inkumi, abagabo, abagore, abakecuru, abasaza, ababanaga n'ubumuga n'abandi bose baricwa bazira politike mbi yo kurimbura uwitwaga Umututsi. Ntibari bafite kivurira, ahubwo bicwaga n'abakabaye babarindira umutekano. Ingabo z'Inkotanyi nizo zaje kuhagoboka zitabara abarimo guhorogoma. Ku bw'izo Nkotanyi, uyu mwanya duteraniye kugira ngo tubibuke, tubane nabo mu mitekerereze no mu mitima yacu, nk'uko aya mashami yashibutse ku barokotse amaze kubidufashamo avuga mu mazina abishwe urw'agashinyaguro bazira ubusa. Abazize Jenoside biciwe ahangaha turimo kwibuka ubu, bari bahisemo guhungira ku ishuri ryisumbuye rya Eto ya Kicukiro kubera ingabo za Mintwari zari zigizwe n'abakomoka mu gihugu cy'Ububiligi. Izo ngabo z'Ababiligi zari zifite ibikoresho bikomeye, ndetse bari n'abasirikare umubare uhagije, ku buryo bari bafite ubushobozi bwo kurinda abari babahungiyeho. Uretse n'ibyo, bari bafite n'ubushobozi bwo kubuza leta y'u Rwanda gukomeza kwica. Ingabo z'Ababiligi bari muri Mintwari basize Abatutsi bari kuri Eto bazi neza ko bagiye kwicwa, kuko bari bafite amakuru ahagije ku mugambi wa Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Raporo z'iperereza zagezwaga ku buyobozi bwa Mintwari zabaga zakozwe n'ingabo z'Ababiligi, kandi izo raporo zagaragazaga ko ubwicanyi butegurwa. Izo ngabo zafashe umugambi wo kugenda Jenoside yatangiye gukorwa mu gihugu hose, ndetse no ku misozi yari ikikije Eto nka Gatenga, Gahanga n'ahandi hafi yaho. Ibyo byose bari babifitiye amakuru, ariko bahitamo gutera umugongo abana b'u Rwanda. Ku Munyarwanda, iyi myitwarire y'Ababiligi bari muri Eto, nubwo bitwaga ko baje gufasha u Rwanda mu gushyigikira amasezerano y'amahoro yari amaze amezi 8 asinyiwe Arusha, itwereka ko
ari babandi batigeze bifuriza igihugu cyacu na Afurika muri rusange amahoro. Nibo bo mu nama ya Berlin igihe ibihugu by'Uburayi byafataga umugambi wo kwigarurira umugabane wa Afurika batagonganye. Nibo bo mu gihe cyo kugabanya igihugu cyacu uko babyumvaga mu myaka 1910, nibo babibye amacakubiri mu banyarwanda, tutaretse ubwicanyi bwibasiye abatutsi mu gihe cyo guharanira ubwigenge guhera mu 1959 kugera mu 1962. Ndetse ahangaha umuntu yanibutsa ko mu nzego bashyiraho Perezida Kayibanda wasigaye ahagarariye inyungu zabo, bashyizweho n'umutwe w'ingabo witwaga ko ari uwo kurinda ingoma ya Gihutu. Ibingibi bikaba bikwiriye gutuma twibaza ko nyuma y'imyaka igera muri 30 izo ngabo zashyizweho arizo zaje no gukora mu nda Ababiligi. Isomo dukwiriye kubikuramo nuko igihe cyose icyo dukora tuba tugomba kubikorana indangagaciro. Amateka dukora uyu munsi ejo yaba ari twebwe cyangwa se abadukomokaho tuyasanga imbere. Iyo wakoze neza urabibona, ariko nanone niyo wakoze nabi birakugaruka. Nibyo mu mateka mu Gifaransa bavuga ko ari ironie de l'histoire. Amateka rero tuba dukora uyu munsi azatunyega cyangwa dushime, ariko ibingibi turimo twebwe bigaragara ko ari ukubaka igihugu ndetse no kubaka isi. Aha rero tuba tugomba kugira inama abatwumva bose mu nshingano zitandukanye, yaba ari mu gihugu ndetse no mu rwego mpuzamahanga. No muri iki gihe turacyabona ko umunsi ku munsi hari ibihugu byinshi ku isi bifite imyitwarire yampatse ibihugu, ugasanga bifuza ko ituze u Rwanda rufite uhungabana. Imyitwarire nk'iyingiyi yongera kutwibutsa nk'Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange ko kwibohora ari urugamba tutagomba gutezukaho, ku mutekano uri mu biganza byacu, bityo ko tugomba guhora tuwubumbatiye. Ku munsi nk'uyu turamagana buri wese ukirangwa n'ingengabitekerezo ya Jenoside, ariko kandi tukanasaba ko uwo yagaragayeho yahanwa n'amategeko aho yaba ari hose ku isi. Turasaba cyane urubyiruko kwitandukanya n'amacakubiri, bakagira umwete wo kumenya amateka y'igihugu cyacu aho gukurikira ibinyoma bikwirakwizwa kuri murandasi n'imbuga nkoranyambaga. Umuryango Ibuka kandi uragaya cyane ibihugu byananiwe kuburanisha cyangwa kohereza mu Rwanda abasize bakoze Jenoside ngo bacirwe imanza. Tuboneyeho gusaba ko ibihugu byatangiye kubikora byashyira icyo gikorwa ku buryo mu byihuta, naho bitaratangira bakabishyira muri politike na gahunda, bityo ubutabera bukihutishwa. Ibihugu bya Afurika nk'uko na Nyakubahwa Minisitiri bivuze, nabyo bikwiye kubishyiramo umwete kurushaho, kuko byagaragaje intege nke muri iyi myaka 32 ishize. Ngana ku musozo, ndagira ngo nshimire abantu bose badahwema kuza kwibuka abatutsi biciwe aha i Nyanza ya Kicukiro, uburyo bakurikirana ibikorwa byose, harimo n'urugendo ruva ahahoze ari Kureto kugera aha. Ibyo tukaba dushaka kubizirikana. Uru rugendo rukorwa n'abantu bo mu byiciro bitandukanye, barimo n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, nabo turabibashimiye by'umwihariko.
kandi tubasabye kuzajya batugereza hirya no hino ku isi ibikubiye mu butumwa dutangira aha bujyanye n'ibibazo by'ubutabera bitarakemuka, ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi, kuko ibi bibazo ntibireba abanyarwanda gusa, bireba uwitwa umuntu wese aho ava akagera. Twongere kandi dushimire abaduha ubuhamya mu bihe bitandukanye, bagira imbaraga zo gutusangiza ubuzima bubi, urugendo rw'urupfu banyuzemo. Kudusangiza aka kaga bisaba ubutwari nk'uko tubibona igihe cyose cyo kwibuka. Uyu ni n'umwanya wo gushishikariza buri wese gutanga ubuhamya bwe, bukandikwa, bukabikwa neza mu gihe butegereje gutangazwa. Nimwegere abakozi b'ubunyamabanga nshingwabikorwa bwa Ibuka kugira ngo bibafashemo kuko bahora babiteguye. Turashima cyane ubufatanye bwacu n'Umujyi wa Kigali udutera inkunga kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Muri rusange, Umujyi wa Kigali ukora ibishoboka byose ngo amateka y'uru rwibutso abungwabungwe neza, hagamijwe gufasha isi kumenya ububi bwa jenoside yahabereye. Iyo si ikaba isabwa gukuramo amasomo n'imbaraga zo gukumira jenoside n'ingengabitekerezo yayo aho yagaragara hose. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, mbashimiye by'umwihariko kuba mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cy'ingenzi. Ikiganiro mwatanze n'ubutumwa bwa guverinoma muhagarariye muri uyu mwanya mwatugejejeho byatunyuze, tukaba tubibashimiye cyane. Igihe cyose kandi ntiduhwema gushimira ingabo za FPR Inkotanyi zahagaritse jenoside, ziyobowe na Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, waziyoboranye ubuhanga, ubushishozi, ubwitange n'umutima, urugamba rugahagarika jenoside, rukubura u Rwanda, rugahagarika ingoma yari imaze igihe yica abaturage bayo. Turashimira kandi leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda uburyo yabahaye hafi abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri iyi myaka 32 ishize, ikadufasha guhangana n'ingaruka yadusigiye, tukaba dufatanya n'Abanyarwanda bose kubaka igihugu. Ndagira ngo rero nongere mbashimire mwese, murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka.